Byanje ibikorwa simbishaka nshaka umuhungu wanjye ubwisanzura no mu rugo. Nje ntanda nshaka mu rugo rwanjye bisazamo nizaba napfuye mugihe nkiro ntanda nshaka mu rugo rwanjye. Ndiru noneho rero ihari amafaranga yabonetse Ko muntu udasa nkayo ukaba utarihabara uramushakira iki? Yagiye se uraburetse agenda nzakwica ngiye kwishyingura bishaka singuhemba sohoka genda. Wanze gusohoka kanze nkwereke abantu warikize ntacyo wakora ikigo cye gikora ni ukurubona buryo ruhagaze ko ari ubutumbi n'ubwenge urambonera Jesus basi umuntu watagenda umuntu watagenda ntagusohanga cyakubara ndagenda soka kitu soka ugende yamurugo cyangwa mfite kwenge nakweza Kuna nobeli kwambere uzaza ku ishuri. Shana no kwambere nshobora kuzaza papa arimo aroroherwa pe ndiko byiyumvamo pe. None se gira amata yagiye ko nanje kumuranga mikaye yanjye. Gira amata sigaye azagafata ibiryo akagenda ngo ari umwana biki uwo mwana simuze sinzi ngo ni nuwaye. Aba yagiye kuri uriya mwana uri hare ya ruguru nanjye ndamuzi. Uramuzi? W'agakobwa sha. Agakobwa kaba karyamye ku nzira. Mbese kuki abagashyiye ibiryo? Nje ntanda nshaka mu rugo rwanjye izazamo nizaba napfuye mugihe nkiro ntanda nshaka mu rugo rwanjye. Kandi wumva yuko aba ku muhanda ni naho karara ni naho kirirwa. Ahubwo se twagiye ukamunyereka. Shahaguruka tugende wowe. Semani kiriya kigiye ko kitaguha amafaranga yacu akazi twakoze twagakorewe gusa. Semwa ejo ntabwo nakubwiye hano ejo cyaraje kinsanga nicaye hano kuri iki giti cyanjye nabona nawe iki giti rwose muranyicayeho kintera ubwoba ngo G-Frere ngo bamujyanye bari kumukanda. Ngo iki byose birashoboka. Uzike ejo yaje akangura hano nkanirukanka ahubwo akantera ubwoba nkirukanka nkava ku giti cyanjye ntabwo ze baramfashe shama ahubwo uriya mutipe bari gutera ubwoba ashaka uzaya twambura. Biriwe neza. Twazana agatebe mwicare. Ntabwo ndi butinde. Ahubwo umugabo arimo. Gwinde. Akusemana uramutse usanze byatubwiraga ari ukuri. Tunyongana nyine zo kumva akomeza wicaga. Bakunyongana nande? Hawe. Ibyo byibagiwe. Ahubwo tuve muri iki munsi y'iki giti. Nese nicyo utumva. Ndi gushaka umugabo wawe. Arahari? Uwo mugabo wanjye uri kuzubaza n'umurindo ungana kuriya ni mugabo bwoko kiri gushaka hano. Mugambo w'ubucucu nzanyeho menshi cyane sinshaka kuyumva ndi kukubaza umugabo wawe arahari ntahari ijambo rimwe. Ko muntu udasa nkayo ukaba utarihabara uramushakira iki? Okay, outside. Okay, nimba adahari reka nigendere n'ibyo byangenzaga.
sawa mwirirwe neza. Sawa. ariko nk'ubu ngubu birambwa ngo ni jibwe nyifashe akira tuziranye fresh kaje kambira ngo bara fresh se mwa umva nyine tuvugane nyine napata maji ninde muvugana gahanze hari nubona abanagamba ubushati bw'umweru hariya n'ubupantaro butari sereko ngo ishati y'umweru yagiye se namubwiye ngo agende namubwiye ko udahari uramuretse aragenda uramuretse aragenda ndamuretse aragenda uramuzi akusemani simboro n'amafaranga tugifite bareka tari na myenda twanayigurisha bakaduha milike sana vuba zeba musenzi bana do mama yani wanyu sa musenzi ziba tamani tugifate tugisige cyambaye ubuze sibyo umva se reka tujye kwiteza tugisige cyambaye kareka mwari ni meshi oya fata imyenda yifate tutanakisha tugende fata tutanakisha fata man siga tugende umva se mva musenzi urampombeje we ese ko mbona bigucanze agenda urampombeje cyane aracyari kwirembo ese ko mbona bigucanze bite bigenze gute oya mwirukane iki nyamugabora ibintu byose apanze ntambwira abantu urujya n'uruza Olha nani mu Singuyu wa mwana. Nakanga kari gatoya. Biterata. Meze neza. None se kano kana niko kwirwanga kikarara. Uyu nguyu. Ni gatoya. Ni gatoya nyine ariko kabera ibibazo. None se gira amatura muzi. Oya, ntabwo muzi. Ntabwo umwibuka wa undi twazanye nambaye uniform tuve ku ishuri. Wa wundi ubyibushye. Ye. Iyo avuye hano mu kanya yari yanzaniye ibiryo. Yo. Niwe wabiguhaye? Niwe wabimaye. Uzi ko ari murumuna wanjye. Ase koko wirwanga ntabwo ujya uvanga. None se ko ariho nakuze nisanga. Sha Jessica reka uno mwana tujye duhora tuza kumusura ndabona babaje. Sha beringe burane ndimo nanataha sibyo. Ariko nanone sinyumvisha kuntu umwana wirwanga ha kanahara. Asubu nta nubwo bufite. Sha bye. Ese ko nabimenyereye. Jya wihangana nyine. Bye. Ndabona bwenda no kwira kanze nirire.
nze kukureba rero umugore wambwire ngo ntabwo hari kandi uhari. Cyabagore cyubireka ariko nabuze ko ari umusazi. Ndiri noneho rero ihari. Amafaranga yabonetse. Wumva se noneho ubundi dini ushoboye kabisa. Ari ahubwo. Sasa rero ikibazo kirimo. Tangiye bikize kandi. Hari umusaza witwa Nyirubugenge. Uwo musaza uramuzi? Umva kandi bitangiye. Umusaza Nyirubuki bamwita Nyirubugenge. Ibyo se biwe n'amafaranga yanjye. Wambwiye ko amafaranga wayabonye. Turi kumwe. Byo Nyirubugenge ngo umusaza ngo ibiki bihuriye hehe? Nese we ntacyo wumvamo? Numva iki? Amafaranga ari hehe? Nyine niho iperereza rigeze. Ahubwo bumpereza andi mafaranga nkomeze gahunda zirimo abagore zirapfa. Mva kandi uguragira ngo utanyongera andi mafaranga kandi iperereza ndigeze kuri. Ariko maze nkubaza akantu kamwe. Ibyo byose n'amafaranga. Amafaranga ni ayambere ntagura ayampa ngure mu iperereza ngo handi yikize. Yo kugomeza iperereza nyine rikagomeza rigakora. Okay, kora mu yambere sasa. Kandi yararangiye. Aha, uyu si wa mugore. Uyu mugore ni kuva mu cyumba. Boss rero reka nigendere rero. By'umugore wawe ndabona ntazi. Sawa ko turasubira. Kandi birakwiye. Kandi birantawe. Birantawe. Nkurebera ibiki? Uriya nawe wasanga ari kabara ryawe. Wajya ugabanya amatiku. Aca, wimbeshye. Mani bimeze nabi hari inyuma barimo barangira ukangana bitewe n'amafaranga ntazi ubwoko bwayo. Mani ukavuga neza wowe kuri kwihuta cyane. Mani mugire vuba ubwo tugenda hakiri mani. Ibyo kivuga biri. Mugire vuba. Uramo aka. Sasa rero nizeye ko akazi naguhaye urimo gakora neza cyane boss. Uri kubona ko uyu mugore akakamejeje cyane. Icyo nshaka ni iki? Komeza umujijishe mwereke ko akazi karimo urimo urashaka umwana. Kandi ko nashize imyaka myinshi. Shigiye byo boss. Uramuze nagwa namumenye. Reka nkora akazi neza boss nanjye ubyumvikaneho. Yego. Nakosa na rimwe nshaka. Komeza umwereke yuko akazi kose urimo uragakora neza, umwana yenda kumubona kandi ntabyo urimo. Ahantu hose nagiye nkora rwose akazi nka akemura neza cyane. Ndeba mu maso. Cyabonye boss nshaka. Boss ejo bundi mawe yarampamagaye maze by'uwo mwana ndaza mubwira ko mbirimo ndi kubikurikirana. Ko se buriya turetse kubeshya kuzikwashiza imyaka 10 rubona kira cyane kizanaboneka. Reka ntakubeshye ntabwo nishaka hano rwose. Urabizi ko na mbere jya guhamagara ngo zumukuranga. Sinamushakaga. Ndabyumva boss. Byandikwa bwa sibishaka. Nshaka umuhungu wanjye ubwisanzura hano mu rugo.